maze ibwira umutindi kubaho uteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Iri ni ijambo Yobu yavuze mu bantu bubashye Imana bakayubaha bakanabirenganiza bakababara. Yobu aza ku mwanya wa mbere. Ndetse ijambo ry'Imana itwereka ko Yobu gukiranuka kwe kwatumye Imana imukunda kurushaho, imwongera ishirijana ku byo yaratunze kugira ngo abone amahoro. Kuko Yobu ari mu bantu banyazwe, banyaga ubutunzi, banyagwa n'abana be n'umuryango we, ndetse n'umuriro nawe Satani ashaka kumunyaga, ariko Imana imubera amaso. Iri jambo Yobu arivuga, yavuze ijambo ry'Imana, yavuze ngo nyamara ibyo umutwe ko uteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka. Bivuga ngo ibintu byose twakora bitari mu Imana ni zero. Iri jambo Yobu arivuga, yavuze ngo maze ibyo umutwe ko uteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka. Mu yandi magambo yerekanye agaciro ko gukora neza. Kuko gukora neza ni ingenzi, gukora neza ni fondasiyo y'ubuzima, gukora neza ni ijambo riguha kurama igihe kirekire, ni n'ijambo riguha kwaguka mu buryo budasanzwe. Yobu rero amaze gukiranuka nk'umukiranutsi nubwo Satani yamugerageje, nuvuga ngo iki gihe Satani yagumyeho azerera agerageza Yobu, ariko Yobu Bibiliya avuga ngo ntiyareka Imana. Yobu ntiyacogora, kuko na Satani avuye muzi kuzerera hari ikintu gikomeye Imana yamubajije ngo mbese Satani uvuye he? Satani aburi icyo yabonye. Imana yavuga ngo Satani wabonye ukuri umugaragu wanjye Yobu ankiranukira. Iri jambo rikora ku mutima wa Satani, yumva buzi icyo kuvuga ngo impamvu Yobu agukiranukira nta yindi, nta muntu utahabira ngo akuba. Icya mbere wamuha ubutunzi, icya kabiri mu rubyaro, ibyo byose bimuhesha amahoro. Ariko Imana kugira ngo Imana umuboro, kuko Imana iratuma umukiranutsi iyo umuntu yakiranutse kugira ngo uko Imana ishaka, nayo iramwirata kandi ijuru ranezerwa cyane ko n'abamarayika bo mu ijuru baribaza ngo uriya muntu mbese azahembwa iki. Mbere akavuga ngo ninjye mbizi nangize icyo nzakora. Yobu rero Satani amusaba, ariko biciye mu Imana yamaze gukunda Yobu kugira imwirata. Niki twakora ngo tubyiratwa by'Imana? Nuko dukora neza. Niki cyatuma Imana tunezerwa? Nuko dukiranuka, tugakoma mu byo twizeye, tugakoma tugakiranuka, tukagira aho Imana ishaka. Yobu rero arangije, Satani ngo ati impamvu agukiranukira, uramutse umwatse bira byose wamuhaye yakuvaho. Ariko Imana agize mu mutima wa Yobu. Ndijambo rivuga ngo Imana izi mu mutima hacu. Nubwo dukiranirwa twebwe ko Imana izi mu mutima hacu. Nubwo twebwe tugenda uko dushaka, Imana izi mu mutima hacu. Niryo jambo Yesu yabwiye n'Abafarisayo, havuga ngo mwandyajya mwe, mwebwe Imana izi ko muri abakunzi b'iki b'impiya, mushaka no kwigira beza imbere y'abantu, ariko Imana izi ko muri imbyari. Yesu rero yabwiye neza muri gice cya 16 usomye neza umurongo wa 14-15, ariho Yesu yaberetse uko bari. Bivuga ngo Imana izi mu mutima hacu. Nubwo Imana itwiherera, nubwo Imana iceceka, ariko Imana izi ko duhagaze. Umuntu araza akakugira mwiza akagara nka marika, ariko Imana izi mu mutima we, wowe kiranuka umuce bugufiya umworohere. Kuko umuntu agenze niko azagenzerezwa. Nukora ibyiza Imana izakwitira ibyiza, ariko nukora ibibi Imana izakwitira ibibi. Rero iki gihe Yesu abwiye Abafarisayo nabo hagati Imana yabazi neza, ahinjira ngo batangiye kwerekana ko bazi ubwenge. Yesu abwiye muri Luka 16 umurongo wa 14-15, havuga ngo mwebweho Imana izi mu mitima mu gihe yeze imbere, izi ko murakunze impiya. Hagati rero Abafarisayo, mwebwe Imana irabazi ko muri indyarya, ariko mukunda n'ubutunzi. Ushaka kwigira mwiza, wewe uhitinze mu isi, imbere y'Imana bari ikizira. Ufite agaciro kamamara ku Mana ariho kurubanza. Vuga ngo rero Yobu arangije muri iki gihe Imana yamunezererwa, igera mwirata. Satani avuga ati yewe impamvu Yobu kwanda yizi n'abana bamuhaye n'ubutunzi n'ingamiya nuko amuha umugore mwiza, ibyo byose bimeze Yobu yakuvaho. Imana iraba mu mutima wa Yobu, yavuga ati Yobu n'umuntu wanjye nyuranukira, anyihanukira ku manywa na nijoro, anyihanukira ku mugaragaro n'aho abantu batari. Yobu ariherera agakiranuka, Imana ihimbaza. Yobu arangije avuze iri jambo, Imana iramwumvira, irabwira Satani ngo ndamuguhaye icyo ntaguhaye n'ubugingo bwa Yobu, icyakora ibintu byose. Imana yemera ko Yobu ageragezwa guhera kwino kugira ku musatsi. Imana yemera ko Yobu ageragezwa kugeza ubwo ndetse n'abantu bamumenya, ahari aramenyekana mu gihugu, ariko Yobu ntiyatezwa ku Mana. Aravuga ngo ngewe ubwanjye ndabizi ko igifite agaciro ari gucyanuka ku Mana. Imana ihabwa icyubahiro. Yobu arangije ngo atumbira ku Mana, aremera arakomera, ngo Satani amugerageza, yica abana biwe, amunyaga n'ubutunzi bwe bwose, n'ingamiya arazitwara, ariko Yobu ntiyatezuka. Yobu arakomera, Yobu arihangana kuya kugupfa kwiwe. Ngo arangije byose bibaze ko ugeze umugore mu gatereko, ni gute wawe umukiranutsi
Imana ikakureka ni gute Imana yaguteza byose ahanga tereke ihakana Imana wipfire tuyituke ngo umugambwa unifate ukahanga tuyituke ngo baramubwira ati ariko wa mugore we uvuze nka bamwe bo bapfapfa kuko baye ubuha Imana wamenye agaciro kayo yuzi Imana uko ikora ukwa n'ibyo gusaba iyo uzi Imana ko ari umutuzo wowe ukora ibituma Imana yagute ushimwa nayo niyo mpamvu bivuga ngo nimukoresha umugara muzeruka nkakonwa kanje mu yandi magambo muzaba bacyanza gute bakitse Yobu biritwereka iki warangije umugore amuvaho bene se baramwanga Yobu ntiyatezuka agira ngo umubiri we ushira asigaye yishimisha urujyo urumva tapi yagize yari tapi imwemerera kwiyakana Imana akavuga ati naraguza nateke ariko ibyo byose nibyakanga Yobu aravuga ngo ndabizi neza Uwiteka ni bamuhaye ijambo ngo kugira ngo asubize icyo avuga kumva ziri imbere n'imirambi hari mu masanduku ibyo byose nibyatuma Yobu atezuka haba ngo Uwiteka ni wampaye kandi arabishubije byose bituma Yobu Satana mutinya naho ngo acika intege havuga ati ko umuntu mu cyacu cy'ukuri Yobu rongorangije havuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa none nzasura mu nda y'isi ntacyo nambaye mu yandi magambo naho nafa kuguye umubiri ariko ubugingo buzajya ku Mana Yobu ntihavuze ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka ndashaka kubereka imbaraga ebyiri zituma dutezuka ku Mana impamvu ya mbere iyo tongeye twasenya tutabibonye bituma twanga Imana iyo ni imbaraga mbi ituma dutakaza icyizere mu Mana igatuma twiheba twebwe ubwacu ntituba tugifite kontrole yo gucyanuka ugasanga tugera mu byaha bidakwiriye indi mpamvu ya kabiri nusaba mu maganya Yeremiya igice cyaho ngira ngo ni cya 5 umurongo wa 7 Yeremiya ari umuhanuzi ku rwego rukomeye ngo ariko agiye umwuka umwe wamunaniye umwuka witwa maganya kwiheba agahorarira agasenga agahanura ariko akiheba ibi ngibi yatayisobanukirwa ataramenya agaciro afite mu Mana Bibiri tweka ngo muri iki gihe abivuga Yeremiya Imana ivugana nawe irongera umuhamagara hagati wabuze neza imibare yawe atayimenya yisomye igice cya 3 ivuga ko Imana imuhamagara nuko Imana imaze kumenyesha uwo ari niho yavuze iri jambo ahanga mu maganya Yeremiya igice cya 5 umurongo wa 7 avuga ngo badata bakoze ibyaha none ntibakiriho none ingaruka z'ibicumuro byawe turazirengereye ahanga yaramaze kwisobanukirwa rero ngo ubwahoragarira agahorarizwa na Karani iyi Karani yatumaga Yeremiya yiheba akiganyira yibagiye umugabo y'ute Imana muhamagaye rero bisaba kugira ngo duce kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byari ko kujijuka iri jambo Yobu arigaragaza nk'umujyanuse kugeza ubwo inshuti zimuvaho abene se bakamwanga n'umugore akamuvaho ariko ibyo ntibyatuma Yobu atezwa ku Mana akomeza gucyanuka kwiwe rero nisobanura mu bice 42 niho Yobu Imana yavuganye nawe irongera mwirata Imana ihamagaye Ifaze umutemane yavuga ngo uburakari bwanjye burakubyukiwe n'abagenzi ba kuko mutambere nk'uragwanjye Yobu unyubaha Imana ibwira Ifaze umutemane yavuga ati wa munyamahanga birakwire ko musanga Yobu niwo muntu ni ukiranuka umugere mu musange mushaka imfizi itunganye umugere mubwira abatamba igitambo natabyemera uburakari bwanjye burabyuki ngurisha ambo Elifazi umutemane araryumva yumva agize ubwo ngo ariko yavuga ngo umuntu n'Imana iyo bonyine ngo niwe atamba itambo nka cyumva ijambo n'Imana yivuze Elifazi agira ubwoba aratetemeka avuga ngo we n'abagenzi bawe donc karande Imana itwanga ibyaha dukora bituma Imana ituzinukwa iyo twagiye mu mubiri bituma Imana itandukana natwe ngo nuko Elifazi umutemane yemera gucira bugufi Imana avuga ngo umuntu n'Imana niyo bonyine niwe unkiranukira niwe wavuga nkumva niwe wasenga nkamwumvira niwe wakobanga kugira mukingura dukeneye gukiranuka kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kuzijuka biri dusaba iki dukwiriye kugira agaciro kwa cyanutse wama umuhanga niwe wavuze ngo wama nka furupfu nk'uko abakiranutse wama nk'uko wagenze wabaye nuvuga ngo umucyanutse yaba yemerwa mu isi yaba abantu batamuzi ariko kumara gihe ki agira ijambo kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka dukeneye kuba Uwiteka dukeneye gucyanuka uko bukene uko bwije dukeneye kongera kubwira igihumure Imana ihamagara Yobu ngo yongera kumwirata ibyo Elifazi ati njyamara uburakari bwanjye burabyukiwe n'abagenzi kuko mutambere nk'umugaragu wanjye Yobu ugira gute unkiranukira ariko ni munyemera ko amusanga akabatambira igitambo nanjye ndababurira rwose ngo nuko Elifazi arabyumva kuba Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kuzijuka bikamabwira icyaha ni kibi icyaha kikwambura ubushobozi ariko iyo bamaze kwemera ububi bw'icyaha ugaca bugufi ugahindukira Imana kugira imbabazi kuba Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka muzina rero bivuga ngo dukwiriye gukora neza byanze bikunze hari ukuntu isi twifuza irimo iradukurura ariko byanze bikunze ibifite agaciro byose ni ugukora
neza. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kuzijuka. Reka mbabwire inshuti yanjye ntiducogore gukora neza kugira ngo amahoro Imana itanga atware mu mitima yacu nuko dukiranuka, kugira ngo umugisha Uwiteka atanga umwe ubaha umutuma abacyanditse bagira agaciro nuko twubaha Imana. Rero ngiye ngo twubaha Imana tunayisenge ariko ducyanika ku manywa na nijoro. Imana iduhamishe rero kubwira ijambo nimvanga intego na ningambye nuko ko igifite cyo kivuze ni ugukora neza ni ugucyanuka. Yobu arakiranuka kugeza ubwo birigaragaza agaciro k'abakiranutse, garagaza muri Yobu kuko ari umuntu watambutse Bibiliya yavuga ngo nuko Yobu Imana imwongerera ubutunzi inshuro 100 imukuba inshuro 100 kubyo yaratunze kugira ngo nyereko kugira ngo abone umunezero. Nuko biherushye iki Imana ntabwo bizaba no kwiga, bizaba n'amashuri, bizaba no ko wahitinze, ntabwo bizanwa nuko abantu bakwemera, bizanwa nuko wakoze Imana gute Imana ishaka. Rero Imana irahezagire, Imana tunezeze kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kuzijuka. Umunsi naje bivuga ngo ntiducogore gukora neza. Rero kugira ngo tugire agaciro mu Mana nuko dukiranuka. Iri jambo muri cyewe nindusha umwuka wera ansura ambwira ko iki Imana ishaka ku bantu ari gukiranuka. Murakoze cyane mugire igicamunsi cyiza, Imana ihumugisha. Reka dusenge. Ndagushimiye Mwami Imana, urakoze Data wa twese kuko uri kwahoze uri Imana itari nambira kibi, niko Dawidi yavuze avuga ngo abanyangeso mbi urabanga ntibazagira iwawe ngo ariko wacyanutse bazagubwa neza. Mana tukigusenga uduhe amahoro yo mu mutima ayo abisi batigeze baronka, ayisi taduha niyo twongeye gusaba, kandi ijambo ryawe ni ukuri. Umuntu uriyiringira aza amahoro masa ntabwo azokorwa n'isoni. Mana niho hamuca burindi uzomumurikira. Kristo uringa bidushingira ku manywa na nijoro. Reka ibitagendaga bigende kandi bituze byuzure. Ndavuze ngo neza yobe ku bantu bawe abatwumva dukurikirana. Mana kuca ni ukuri wagure amarembo ijuru aducibukire tubone neza y'Imana no gukomera kandi ubwenge n'ubushobozi bwa kuri wowe. Mana wewe uri twebwe ndagushimira ko byimbushye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom.